Uraho neza, njyewe ni Abe uri kumwe na Hoza ikaze muri tubiture hasi podcast. Iyi ni episode number 2. Turakomeje. Tubwire feedback kuri episode number 1. Hagati aho twebwe ibyo kubaganiriza birahari ni byinshi. Tuvuga ati duherehe, tuvuga iki, tubaganiza iki, ariko gahunda nuko buri cyumweru tuzajya tubagezaho episode, so stay tuned. Mube hafi ntimuzacikwe. Umeze gute uyu munsi wowe? N'ibisanzwe tu. Sibye ko ndwaye ampe umutwe nayo. Sino sava. Sinzi impamvu mu nkosore nimba nibeshye. Iyo Abe arwaye umutwe abyita ibicurane. Yarwaye ibicurane akabyita umutwe. Nimumbwire nimba ari njye wirwa umukosora kandi ariko bivugwa. None si itandukaniro ry'umutwe n'ibicurane n'iri. Nuko iyo uri kwipfuna ufitiye ibicurane uvuga nyine ko urwaye ibijyanye n'amazuru, ariko wowe amazuru yawe abahe aba ku mutwe wawe. Ariko kurwara umutwe ni kuribwa, ama migraine, ibintu nk'ibyo nibyo numva byakwitwa umutwe. None se ntiwagira ama migraine ngo uzane upfune je sais pas quoi. No, numva uvanga ibintu ariko maze kumenya indwara z'umutwe. None se ejo nurwara amenyo uzavuga ngo urwaye umutwe kandi amenyo ari mu kanwa kari ku mutwe. Wari waribwa n'iryinyo umutwe wose urakurya. Wari waribwa n'ikijigo ukumva umusonga mu mutwe. Ifo gutandukanya ibintu nge niko mbyumva ariko ubwo nuko biri maze kumumenyera. Anyways, nkuko mubibona turi kugenda tugetting better, tugenda ndizera ko mubona a change, muri kutubona neza kurusha ubushize. Hari abantu bagiye batubwira ati urumuri nyabuneka, so tuzagenda tubigeraho buhoro buhoro. Nimba hari ikindi kintu mwifuza kubona cyahinduka musige comment, basige n'amafaranga yo kukigura kuko si ubuntu. Mwumvise gana. So turi couple ikora byinshi hamwe, dusangira byinshi, dusangira ubuzima, dusangira imishinga imwe n'imwe, dusangiye iyi podcast. Hari ikintu kiri interesting twaganira nka couple, kandi nkeka ko abantu benshi bashobora kuba bavuga ati ese iyi ngingo koko twayumva gute. Reka nkusomere akantu gato katwinjize muri topic. Uri ready? Kanze nkusomera akantu. Uzi gusoma? Tubigiye kugaragara nimba mbizi or not. Alors, imyumvire mu muco wacu nuko gushyingirwa ari umubano ufasha abagore ukabera umutego abagabo. Bityo abagore bagerageza kwinjiza abagabo mu rushako, ariko ari nako abagabo bagerageza gukomeza kuba ingaragu igihe kirekire gishoboka, bagakomeza umudendezo bemeza ko abagore bashaka kubavanamo. Iyo myumvire y'umuco irakomeza nubwo ibimenyetso byerekana ko gushyingirwa byungukira abagabo kurusha abagore. Sinjye wabivuze, ndaza kuvuga wabivuze hasi wanditse iyi nkuru. So byungukira abagabo mu buryo bwose niko ibimenyetso bibyerekana. Abagabo bubatse bameze neza kurusha abagabo batubatse, bafite ubuzima bwiza, barakize en général cyangwa en globalité, kandi barishimye. Abagore b'abasiribatera ariko bameze neza kurusha abagore bubatse. Abagabo bubatse barishimye kurusha abagore bubatse, naho abagore batubatse barishimye kurusha abagabo batubatse. Abagabo batanye cyangwa se badivorishije n'abagore babo, n'abagore bubatse bafite umubare munini wo kwiyahura.
iyi ni etude ryakozwe n'umupsychothérapeute witwa Avrum Wes muri 2022. nuwaho ndashaka kumbwira icyo ubyumvaho, icyo ubitekerezaho. deja yatangiye neza avuga ko abagabo benshi batinya uwo mutego nyine bajyanwamo n'abagore. urumva, ndetse aho yatangiye anabeshya nuko, ndetse yatangiye anabeshya kuko ntabwo ari umugore utereta, ni umugabo utereta, ahubwo kubaka ni ibintu bitegurwa n'umugabo, kuko abagabo nibo bagira pression yo kubaka kugira ngo bafunde amafamiye bapase à autre chose. hanyuma rero umugore ni wa muntu bajya gukura cyangwa se bajya kuvana aho ari, bakamushyiramo ibitekerezo, bakamubwira ko ashobora bazamugira umwamikazi, bazamuha ibyo yifuza, ubuzima buzaba bwiza. umugore ntabwo ari we witereta. la plupart ubundi hari ababikora ubu ngubu muri no minsi, ariko mu minsi yashize cyangwa se mu minsi ya kera ubwo umuntu yandika iyo nkuru nimba yarihansenye ku byashize, nuko umugore ari we bajya gutereta bakazana mu rugo, niwe bahitamo, ntabwo ari umugore uhitamo. iteka n'umugabo yiba ufite shuwa. hanyuma rero ibyo kujyana mu kuvuga ngo iyo amaze kubaka ajya kwiyahura, gutekereza kwiyahura, ubuzima buba bubi. urwo ni urushako rubi, biba ku bantu bose. urushako rutaguhiriye ibintu nyine bigenda nabi. ariko kuvuga ngo umukobwa wowe, ikindi kintu kibi yavuze kigaragaza ibintu bibi yarashyigikiye, ni kumvikanisha ko umukobwa utubatse abaho neza kurusha umugore wubatse. bishatse kuvuga ngo ni umukobwa ufata amafaranga y'abagabo bubatse. c'est ça. none se umukobwa utubatse yabaho ate kurusha umugabo, kurusha umugore wubatse? arakora. none se abagore uyu munsi abagore n'abagabo barakora. none abagore ntibakora? barakora nabo. reka twinjire muri iyi sujet étape par étape. turi d'accord, turi kubyumva kimwe ko abagabo batinya engagement cyangwa se bayezita. turi kumwe kuri icyo kintu. wabivuze ngo yatangiye neza. yatangiye neza avuga umurongo, sinavuze ko yavugaga ukuri. yavugaga umurongo, mais c'était pas vraiment ukuri. umugabo arezita, hari abezita, hari n'abatezita, kubera impamvu cyane icyo kintu ziri mu masantima. ni umutima ubigupuje ngo uvuga uti fere ukiyangaje nyine, ndetse rimwe na rimwe bakabikora nta n'umuntu bagishije inama kuko biba bibarimo. suva akabikorana n'umuntu, amafamiye akaba contre iki, ariko akabikora kuko ashaka kubana n'uwo muntu. uri gushaka kumbwira ko pressure abagabo bahura nabo zo kubaka no gushinga umuryango iruta iyo pressure umugore ahura nabo wo gushaka akafunda umuryango? bebe mbabarira, kuko abagore already deja tufite kubyara, dufite nitwe tuzana ubuzima muri iyi si, kandi dufite imyaka ntarengwa yo kubikora. Societe nitwe umugabo we ntayagira. umugabo ashaka kubyara. bebe come on. erega byose n'imyaka 50 kubera ko byose biba mu bitekerezo. societe ni ibitekerezo. societe ntabwo ari ibitekerezo. no, societe ni ikintu umuntu yagiye reinventa agishyira hariya, ashyiraho amategeko. mu buzima nta mategeko, il y a pas de règle. umuntu akora ibintu mu buryo bwe kandi ugasanga biramuhiriye. rero ntabwo wavuga ngo kuko yabonye abantu babiri byabayeho cyangwa se barenze n'10 ingo zitahiriye, abagore biyahuye kubera ko babonye kuba mu ngo bakubitwa n'abagabo bagira bate, kubera ko hari ingo zimeze gutyo, bijeneraliza ikintu cyose. ikintu nemera navuga ko icyo kintu nuko abungukira mu rushako, nabivuga amanitse akaboko kwibendera ko ari abagore. niko byumva. niko ça toujours été. ntabwo ari ibintu nshaka à gauche à droite. mbwira impamvu ukeka ko abagore aribo bungukira mu rushako. umugore erera juste c'est une personne nage iteretse abantu baza guterura. ngo ni umukobwa uba uri hariya bubaha, bakajya gutereta bakamuha tout ce qu'il veut kugira ngo bamujyane mu buzima bwabo. urumva, icyo ni icya mbere. umugore ntabwo azi gusiza ikibanza, umugore ntabwo yubaka inzu.
uyubaka nimba hari n'abazubaka uno munsi ni ba bandi bagowe nyine tuvuga ko harimo ikibazo ariko kidakonserna tout le monde. aza mu nzu yubatse aza mu nzu yubatse ndetse umugabo umugabo aba yarashyizemo tout ce qu'il faut. Ibi ngibi byaje ubu ngubu no minsi ngo n'uburinganire nabyo ntitubigeraho nzakubwira ukuntu bidafite 12. Donc umugore akaza ndetse akamubwire n'irindi banga wari utazi wenda uzamenya kera n'umushaka. nuko nimba ushaka kumushaka uvuge neza. mu kijyanye no gutera akabariro abagore aribo bantu babyungukiramo kurusha abagabo. Bien sûr mu ntangiro barezita bafite ubwoba, ariko umugore bamaze kubangaje ariko kubona umuhungu w'ikera ari umuhungu we abantu bose babizi, nta wundi muntu unyurwa na sexe nkawe. Donc rero ingiye conclusion icyo navuga nuko umugore ari we muntu wa mbere ubenefisiye urugo kurusha umugabo. Okay. Kuko umugabo ni umuhigi w'urugo ariko umugore akaba umwamikazi w'urugo. Icyo kintu mujye mukitekereza cyane. Icyo ndacyumva cyane ariko jya muri uyu mwaka turimo jya muri ndashaka kugendana n'igihe. Urumva unzanye mu rugo. Urugo wararwubatse. Ndaje nk'umugore. Urumva mbaye umutima w'urugo. Urumva umpaye treatment y'umwamikazi nta kibazo. Muri iyi si y'uyu munsi umva imvune umugore ashobora guhura nazo zizana n'urugo simvuze ko urugo ari rubi cyangwa atarwishime cyangwa se atarugiyemo atabishaka, ariko ushobora kukubwira ko urugo rimwe na rimwe cyangwa kenshi ku bagore rushobora kuba source ya stress. Uti gute already muri iki gihe turimo abagore nabo bajya ku kazi, ni kuvuga ngo wowe nk'umugabo tugiye muri ya politique bebe là ugiye muri ya politique hari uno munsi mais qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est la réalité. Non. Ureka nkomeze mu rugo urumva ntabwo ari nkaho ari wowe ujya gushakira ibyo kurya urugo gusa tugenda twembi. Urumva ni kuvuga ntabwo nica mu bo nk'umwamikazi nka kera. Urumva hagati aho hari n'abarenzaho urubyaro stress z'urubyaro kwa moi ni umugore uzi feeling kurusha umugabo. Gute rero nkubwira uti gute usibye ko mwebwe nyine responsibility ziyongera kwa kujya gushaka ibitunga urugo, ariko ni routine nk'umugabo normalement ni routine aba afite kuva akitangira kuba, ariko twebwe tuyongeraho na stress yo kurera abana no kubahangayikira. Ntabwo umugore ari urera abana wenyine siwe, ariko niwe kandi si n'umugore uhangayikira abana wenyine. En fait ikintu uri kwirengagiza nuko umuryango ari uw'abantu babiri, kandi umugore utwite n'umugabo batwite. Umugore afite umwana mu nda ariko umugabo mufite mu mutwe bebe. Icyo kintu ntabwo mucyumva. Nuvuga ngo umwana clairement pour être honnête avec toi, ce que j'ai jamais vécu, mais umwana ari plus kuri côté y'umugabo ari mu nda ya nyina, ari mu mutwe w'umugabo ari mu nda ya nyina. Wenda mu gihe ari mu nda ya nyina birangira asohotse nyuma y'amezi 9. Mais alors akasanga n'ubundi toujours papa, agasanga toujours n'ubundi c'est toujours le travail y'ababyeyi bombi, kandi ibyo ngibyo uri kumbwira ngo kujya gukora. None se bebe ninde muntu wabwiye umugore ngo ajye gukora? Oya reka ntitujye gushaka, reka tumanze tukemura icyo kintu, tuvuge ku icyo kintu, kuko abagore benshi bakigira urwitwazo muri no munsi. Oya ni n'ubuzima busigaye bwaragoye. Ntabwo wajya bwagoye gute? Hari ikintu bita uburinganire, ariko iryo jambo ry'uburinganire ntabwo ariko ryari ryitwa au départ. Non, ça toujours été abagore b'abakozi, ahubwo hahoragaho ijambo kandi ari naryo rizakomeza ku ngo nziza zibayeho ryitwa ubwuzuzanye. Urumva? Niyo mpamvu umugore mu kinyarwanda cyiza bamwita umufasha cyangwa se umugabo, je sais pas. Urumva? Mais iyo rero babana même si umugore yajya gukora n'umugabo akajya gukora, ahantu byitwa ubwuzuzanye nuko hari cya gihe cya faiblesse ya faiblesse y'umwe muri bo iza undi akaguma kuri routine.
umwe yagira ikibazo undi ça toujours été na cyagiye mubwira ngo cy'ubwamikazi umugore yagumaga mu rugo umugabo yaragendaga umugore ugasanga arabyutse agomba gufura imyenda y'umugabo igitoni yiwe ari kuzisengurukana mu cyondo agomba kumuhanagurira inkweto agomba kumutekera kandi kujya gucana inkwi zaguyemo imvura crois-moi c'est une punition umunsi wose ucana umuriro utaka tu comprends ou pas ndakubwira iby'iwacu ngewe kuva kera kuko tumvuka muri famille y'abakene hanyuma c'est pas une excuse pardon ntabwo mvuze ngo mumfashe ariko ugasanga wa muntu wasigaye mu rugo wa mudamu wasigaye mu rugo afite nyine za mvune kuko ari kumwe n'abana nanone ari kugira ati noneho rero ugasanga ni charge kandi noneho wa mugabo yaza akaza yinywereye agacupa kamwe akajya mu buriri que ça soit kera cyangwa se n'ubu y a pas de différence y a pas une différence biterwa n'umugongo bw'umuntu uno munsi umugabo yagiye ku kazi n'umugore agiye ku kazi bafite umwana baratashye defu umwana nijoro ararize umugabo niwe uhagurutse agiye kugira ate iyuzuriza iyo nteruro ntuntegeho kukuzuriza interuro icyo nshaka ko kumvisha ni uko charge z'umuryango ziri sanse kuba ku bantu bombi ariko realite igenda ite realite ntabwo ntayo uzi nanjye ntayo nzi ariko dukurikiza ibyo dutekereza eske dome tugize umwana si jamais dome tugize umwana utekereza ko ari souffrance uzaba ugize kuri wowe ku buryo ngewe ntagiramo uruhare reka nkubwire itandukanirizo hagati yanjye nawe ejo turamutse tugeze kuri iyo etape y'ubuzima déjà premièrement urubyaro rwangiza umubiri w'umugore ça c'est un choix ça reste toujours un choix ariko nyine c'est un fait oui mais un choix y'umuntu nanone nta mugore basizirika mu mugozi ngo byara ahubwo icyo kintu cyaje ku bantu non je te dis honnêtement iyo cliché bagiye bakomeka ku bagore bavuga ngo umugore utabyara ni iki iyo ni cliché qui n'a rien à voir avec l'histoire kuko kubyara kororoka iguma ari choix y'abantu babiri ntabwo navuze ko ntabyifuje cyangwa ko babintegetse rero niba umugore abyifuje hari n'indi titre aba afite yo kwitwa umumama aba ashaka kugira kandi isaba iyo cicatrice inka z'inyanza ndagusobanurira inka iyo ibyaye nuko utabizi wowe ndagusobanurira njye nawe umushumba inka igira buri uko ibyaye ku ihembe igira akaziga wari ubizi ndumva narageze kubyumva ouais donc à chaque fois babyita urugori cyangwa se je sais pas babyita urugori ngo à chaque fois inka ibyaye izana kariya kantu iriya ni signe yerekana inka itandukanye n'izindi ni imbyeyi niko bazitaga donc umumama rero arangwa n'iki kera abamama barangwaga mama wanjye kwanza barangwaga no kugira icyo cyuya cy'umwana mu mugongo no kugira izo ntoki za presiya umwanda w'umwana wumvise za presiya umwanda w'umwana umubyeyi wapfuraga umwana agakuraho ikimwira gutya sans aucun problème agahanaguza ku ijipo yambaye ijipo nziza akagira cyangwa ku gitenge sans aucun souci kuko nyine ibyo afite biri précieux uri kwitiranya titre n'imvune izana nabyo no ndi kukubwira choix nubwo yaba ari choix ntabwo bikura ndi kukumvisha ndashaka kukumvisha choix hanyuma iyo choix ibyizana ni ibintu abantu batumva uno munsi iyo ugiye gukora je veux dire mbuze urugero nguha ariko reka nguhe muri siporo iravuna siporo ni ikintu kivuna mais pourquoi les gens ils y vont aujourd'hui ejo bagasubirayo parce que mine de rien birabavuna ariko les résultats zirabatira ngo ushaka kugera hariya mais hari obstacle ugomba gucaho ntabwo rero ubona obstacle ureba plutôt aho ushaka kugera tellement ko izo ngorane utanazumva wowe kuri wowe
nibyo ndi kugusobanura nkubwira ni le fait yuko umubyeyi ashaka ko umubyeyi akabyara à part ya pression ya société uriya ko tatabyara ategereje iki ari choix y'umubyeyi wabyishakiye c'est un plaisir ku buryo ibimubaho byose watabibona ahubwo ça reste toujours une beauté féminine iribori ku mukobwa wabyaye cyangwa se je sais pas quoi c'est une beauté féminine ni beauté iteye ubwoba kandi ni signe y'umuntu wo kubahwa. Okay, uri kwitiranya ibintu bitandukanye ariko bigendana ndi kukumva wowe nk'umugabo kandi biranantushije ni ibintu binashimishije ni compliment uri guha uwo mukobwa uwo mudamu wahisemo gufata iyo ntambwe akaba umumama ni byiza kubona iyo courage ubona iyo choix unamwaprecia ukamwereka iyo appréciation ni byiza pe ariko ntitwibagirwe ntitube mu isi twambaye amarinete y'iroza nkaho bitazana indi souffrance y'umubiri. Hari abantu nkuko nakubwiye abagabo usibye kuba bamunyakazi nyine bakagira izo stress z'umuryango birumvikana ariko umugore umubiri we santé ye ubuzima bwe nkubwire ko mu rushako byakongeraho n'urubyaro nge numva uko mbyumva ashaka kubikora bikunze anabishaka pe kandi abenshi babikora bishaka kandi baranabyishimira bakumva bari fier abenshi bafite n'inzozi zo kuba ababyeyi abenshi nabo basaba n'abana abagabo babo kuko ni ikintu Imana kuba yizera yaturemye iduha ubwo bushobozi bwo gutanga ubuzima. Ku mubiri wacu ufite iyo capacité ufite iyo capacité ntabwo ari uw'abantu gusa n'inyamaswa zirabyara ni ikiremwa cyose kirororoka. Dufite iyo capacité yo kuzana urwo rubyaro ubwo ubuzima rero nta abakobwa benshi baba bafite iyo envie ubwo bushake bwo kuba abamama pe ariko nkubwire ko imvune zivamo uburwayi buvamo n'ibiki utazi ntabwo mbizi ariko ni ibintu bibaho ariko imagine gusohora ikiremwa muntu nawe byimagine ariko nta muhanzi nyarwanda wigeze gukora umuvugo ngo abagore si abantu. Papa Sava yaravuze ngo abagore si abantu. Papa Sava arangije aravuga ngo abagore bakunda abagabo. Icyo n'abagabo bakunda abagore trust me nabundi ibyo ntibyagerwaho. Aho turi ni ku bantu babenefisiye umubano w'urugo. Abagabo ni mwebwe mwungukira mu rushako ni mwebwe kuko first of all reka nkubwire icyo rugenduka ku bagabo umbajije reka nkubwire impamvu nkeka ko abagabo baba bakuramo inyungu nyinshi already iyo uri umusiribateri ukora choices z'ubuzima impulsive ubaho ubuzima bufite risk uba nta risk ariko iyo ugeze mu rugo uravuga ati uyu nguyu yategereje uyu muntu arankontaho utangira ureka nkubwire iyo mugeze mu rugo muba abantu bari better bari meilleur responsabilité byongereho abagize deja en charge. Urakoze cyane rero bimugira umuntu uri meilleur umupapa w'urugo uri meilleur no bimugira nyine urumva agize izo responsabilité agize ubwo bwoba bw'abantu b'abandi afite agize ubwo bwoba bw'abantu b'abandi agomba guha ubuzima kurera batagomba kwangika batagomba kwandagara donc ahindura imyitwarire ye akaba umuntu muzima kurusha uwo yari ari pas forcément sur papier kuko abantu babibona uko abantu bashaka kubibona bibwira ko nyine ari umuntu ugize ubuzima bwiza ntabwo bose ariko bigenda ariko muri rusange nicyo nshatse kukubwira nuko la plupart y'abantu babana iyo bakundana tuva bien bose barabyungukiramo kandi nta gihombo kirimo cyo kubana kubana c'est la meilleure chose kubana nta kiza nkabyo ariko icyo nshatse kukumvisha ko abantu babyungukiramo kurusha abandi iyo washatse neza umugore iyo yashatse neza nta muntu n'umwe ushobora kunguka nkawe muri iyo famiye nta muntu n'umwe ushobora kugira kapasite z'ibyishimo nk'iby'umugore waguye mu rugo rwiza.
nanjye ni kumbyumva nta mugabo utakwishima yaguye mu rugo rwiza abagabo namwe umugabo ni we rugo kandi umugabo ari we rugo iyo bavuze urugo baba bavuze umugabo rero iyo bavuze umugore umugabo udafite umugore deje umugabo ni urugo de base ni bya bindi bavugaga mu kanya ngo abantu iyo atarazana umugore aba ameze nk'umuntu usa risque nyine urisika tu ashobora gupfa ejo agapfa ruranda nyine ni umusore sauf que iyo aba bantu bamaze kuza mu buzima bwe mu rugo rwe iyi mitwaro ibaye imitwaro ndakubwiza ukuri bebe tuvugisha ukuri kivera uno munsi c'est des choses qui se font birakorwa hari abagabo bashaka abagore bakajya iwabo w'abagore ariko c'est toujours imibare mike cyane wabarira ku ntoki par rapport y'umugore ujya gushaka akajya iwabo w'umugabo est-ce que tu comprends icyo kintu rero ndashaka kugira ngo ucyumve neza ko iyo umugabo ari umunyabwoba ari umugabo ufite ubwenge aba afite crainte ya famille y'uwo muntu deje ihera ku mugore kavuga ati umukobwa w'abandi nazanye ifu ko abona igitenge umukobwa w'abandi nazanye ifu ko abantu bamubona aseka iyo justement za jugement zo hanze zituma we avuga ati bazamubona batejo ejo bundi se bazamubona bate donc byose biba ku mutwe w'umugabo sauf que nyine umugore urumva nta nubwo mubitekereza uri kusetsa ntabwo mubitekereza ngo muvuge muti oh là là c'est vrai ibi ni la responsabilité yo kugira umuntu chez toi c'est quelque chose kandi umuntu ufite abe ni umuntu ufite abe donc hagize ikiba ufite abantu bakwataka donc iyo peur kandi no gutinya amaso y'abantu bimwe ngo abagore batinya amaso y'abantu no umugabo aba ahangayikishijwe n'ibyo byose avuga ati uyu mugore ifu ko agira ubuzima ifu ko akagaragara neza hari abo binanira ariko pas parce que batagerageje hari abagerageza ubushobozi bukanga cyangwa se bikagira aho nanone n'urukundo ruhari bimwe bikanga ariko j'en suis sûr ko iyo umugabo yadesize kuba umugabo byamuvuye ku mutima il fait si bien ku buryo n'umugore abyishimira muri make wowe umugore ni nk'umutakuzi ukicaraho wara ubuze ijambo rye kera umugore wahoraga amwita umutako hari kera nyine umugore rero uyu mutako rero muri 2024 umutako ntabwo wicara ngo ugume hamwe ntabwo ari question yuko uhaguruka ngo ujye ku kazi ngo uvuge ngo saye ngo c'est bon ntabwo urugo ntabwo urugo wowe ureba wowe uri kujya hafi reka nkubwire wowe uri kureba ukuntu ujya ku kazi ukinjiza nawe umushahara ça c'est bien ni byiza ko ujya ku kazi ukinjiza umushahara mais ça ne fait pas de toi un homme ni bya wumva ahantu uri kuvanga ibintu non ça fait pas de toi un homme tu restes toujours quand même umugore utekereza ukavuga uti wow hari igihe bigera ukavuga uti uriya mugabo cyangwa se wowe n'undi utanabitekereza pas grave ariko ntacyo ibyo ntekereza moi ndamubwire ngewe ibyo ntekereza mbavuga ni iki gihe kirageze uno munsi ni wenda tuvuge n'urugero c'est son anniversaire ni iki ngomba gukora qu'est-ce que je dois faire nkavuga ni iki gihe kirageze Christine ngomba je regarde pas ko wowe wakoze non je regarde moi ce que je dois faire kugira ngo wowe wishime hari ikintu again uri kuvanga sinzi impamvu turi gushaka ikintu umuntu wungukira muri relationship y'abantu babiri nicyo kintu turimo ndaguha ingero nyinshi nkakubwira combien des hommes abagabo batagomba ndetse n'umugabo ubyungukiramo yikubita agashyi kuko c'est pas bien nimba yumva ko yungukira muri icyo kintu c'est une erreur urazi at the end of the day conclusion uko twembi tubyungukiramo ureka ufite ibyo ukuramo mu rushako n'umugore wawe afite ibyo akura mu rushako umugore ibyo akuramo n'ibyo umugabo yagennye c'est ça en fait ce que tu comprends pas urugo rwiza umugabo niwe urukoraho wari wabona ntiwirirwa ubona abagore bataye ukuntu baba bavuma abagabo babo parce que abagabo babaye des derniers des connards mais umugabo wabaye mwiza
ntabwo ingero z'abagore benshi nanone bajya ku masosho media b'abanyarwandakazi bataka abagabo babo ukuntu ari ibitangaza. Uko ndi kukubwira le monde d'aujourd'hui Oui. et le mais ça, foyer oui, il sauf- faut pas les séparer. Oui. At the end of the day tu vivas dans une réalité. ariko iyo realite ntabwo ikuraho uko kuri kumbwira ni kwa kundi nanjye ndi kugusobanurira. Umugore wa kera nta tandukanyirizo rihari. Umugore wa kera niwe wakoraga wiyokipaga ibintu byo mu rugo byose, ariko uno munsi uyu mukanya tuvuye guhaha twembi mu kanya ndoza ibyombo. Umugabo wa kera se yarabikoraga? Bagusubize. Umuntu urugo buri wese afite ibyo azana mu rugo, ariko icyo nshatse kubwira ni uko umugore sa toujours umutima w'urugo ari ugena ibintu, ari ugenga ibintu, ari uvuga uti amafaranga hari naya, agomba gukora iki, icyo agomba gukora ni iki, hanyuma umugabo akajya gukora akazi yarangiza agasuiva le reste. Mais kuvuga ngo umugore yakoze cyangwa se umugabo yakoze sasa byanjye, kuko n'ubundi n'abakera barakoraga, ni nabo bavunikaga daya kuko bagumaga mu rugo. Agomba kwaranje iki, agomba gukora iki, agomba koza umwana, agomba gutegereza ko umugabo aza akabona ibyo byose. Ugasanga atangiye umugabo atarajya ku kazi mbere ya saa 11, arangije akazi agomba no kwicara agategereza umugabo mbere yuko aryama. C'est ça. Uno munsi rero ntabwo nzagenda ngo mare amasaha ngo nimba nataha minuye ngo nsanga ukicara bitegereje ko nta ufite ibitotsi uzajya kuryama kuko uzaba uri bukorera randoma. C'est ça la réalité rero y'uko umbwira akazi ça change rien n'uguma mu rugo akora akazi. Ubuse nta bantu uzi bakora mu ngo z'abandi bagakora kandi bakaba Akazi nakavuze mu ngero nyinshi. J'ai parlé de la santé corporelle, de la santé physique. Santé physique y'umugore ça reste nyine nabyo nakubwiye ngo igira yanshwa nimba santé yagira ibibazo by'umugore n'ubundi na santé y'umugabo nayigira ibibazo. J'ai parlé aussi de la icyo kintu wavuze nicyo ko kera abagore bafite des tâches à domicile, urumva izo nubwo uyu munsi dushaka kuzigabana, urumva ariko ça reste toujours. Sinzi nge wenda ndi kuvuga nk'umugore hari ibintu utakumva kuko utariwe, nanjye wenda hari ibintu ntabwo kuko mvuze ngo umugore physiquement apaya un prix cher, surtout iyo hajemo gucreya umuryango ntabwo biri kuvuga ko umugabo adafite agaciro cyangwa se adafite cyangwa se umugabo abaye mubi cyangwa se umugabo atakubera mwiza. Ntabwo ndi kuvuga ko umugabo ari mubi muri rusange cyangwa ko ngewe icyo ndi kuvuga nuko umugore hari izo tâche zimurimo ziri incarné muri we, ziri maternelle, zivivwa nyine ariko ziterwa n'ubundi n'umugabo. Donc en fait nibyo ndi kukubwira, wazana gutwita nta mugore watwita nta mugabo, kandi umugabo ufite responsabilité agomba kuhaba muri ibyo bihe. Rero kumva ariko abagore nkaho nta choix baba bafite. Urugero ils ont toujours le choix. Niwe deja wahisemo uwo mwana nimba mushaka rero bajyana mu rugendo à deux bakabigeza aho bagomba kubigeza. C'est ça la réalité. Ntabwo urambwira ngo rero ngo umutwaro no w'umugore gusa kuko ari ufite uwo mwana mu nda, ariko umugabo amufite mu mutwe kuko ni ugomba kumenya n'ahazaza h'uwo mwana. Amufite mu mutwe, je suis d'accord, ariko umugore amufite no mu mubiri. Mbwira ni bangahe est-ce que ari abagabo bata urumuryango n'abagore bata umuryango? Ni bangahe ukeka ko ari benshi? Si abagabo benshi babandona nyine kubera iki badafite iyo connexion n'umwana parce qu'ils arrivent aussi fort, parce que c'est tellement dur. Ahubwo nicyo utari kumva, parce que c'est tellement dur, bisaba kuba intwari kugira ngo ugumane n'umuntu nyine uri kuba ufite ibyo bibazo kandi nawe ugomba gufata ibibazo bye ukabigira ibyawe. C'est ça icyo utari kumva. Umugore utwite afite umuntu wamuteye inda cyangwa se afite nyir'umwana babana mu nzu. C'est des cauchemars k'uwo muntu. Kare nahoze nkubwira umukuzine watutse umugabo we ari kubyara ati iyo ntunzi iri hehe ngo nyiye kuko nyine la réalité ubuzi neza nyiri kandi n'umugabo ntabwo aba ari epanye imihangayiko avuga ati meze nk'ubejo ari kubyara akaba arapfuye cyangwa se mana yanjye izo risque ndi kuvuga izo risque uri kuvuga umugore aviva n'umugabo yaziviva ni umugore upfa si umugabo upfa hanyuma wibwira ko upfuye ari ubabara cyangwa se haba barusigaye
ari upfuye n'usigaye ababarane. Ba bien sûr usigaye mu buzima niwe wumva consequence uwapfuye yamaze kugenda. Ariyo mpamvu ndi kukubwira ngo nyine jya kwizo mpande zose urebe qui le responsable. Oui, c'est ta responsable. Bah oui, ça sera toujours umugabo. C'est ça en fait ikintu tumva. Umugabo ni moteur y'ibintu byose bibera hano kuri nosi. Hanyuma umugore nyine n'umwamikazi bashyize ku isi bavuga ati tu vas en profiter. C'est tout. Kubyara c'est un choix. Hari abagore bera plaisir. Ebana nimba ari ibintu bibabaza nk'uko bivuga ni gute umuntu abyara inshuro 12. Parce que iyo douleur il est magnifique. Ni yindi nakubwiye turi gusamisha dusamisha na sport. Akabyara akabona umwana akavuga ati si c'est à refaire je referai. Kuko bafite nyine iyo nkuko wabibwiye ngo biri incarné muri mwe nyine ubwo bibarimo niyo douleur muri capable yo kwijera. Hanyuma rero tekereza umugabo we bitarimo ariko ugomba kujera ibintu adafiteho control. Agomba kujera uwo mugore ufite umwana mu nda. C'est mauvaise humeur, c'est bonne humeur. Ntabwo agomba nawe ni choix. Nawe nisho kimwe n'abandi babivamo. Niyo mpamvu nyine uri kumva nkubwira ni bamwe baragenda kandi bakagenda bakaviva ivi nziza bakibagirwa bagakreya n'indi miryango kuko abagabo bashobora kwidetasha facilement y'icyo kintu ariko umugore ntiyakwidetasha facilement n'icyo kintu. Apana bose ariko benshi niyo mpamvu benshi bagenda. Abagabo ntabwo abagabo bagenda ntabwo hari n'abagenda pas parce que bafite choix cyangwa se iki ariko nyine ntabwo ndi pour mais umugabo wagiye nyine ifari pas kwagenda ariko usigaye akibata kuko ntabwo aba yibata buke nuko c'est dur. Ibi bintu kugira ngo uzabyumve neza ifoza kuganiza umuntu w'umupapa ufite umwana n'umudamu parce que nous j'ai beau à te dire vraiment ariko hari ibintu byinshi nyine utabasha kwasumira kuko moi mon point de vue il est souvent gute il kandi turi nous reste à l'extérieur y'icyo kintu hari ababibamo abazi iyo déchirure y'umubiri uri kumbwira umugabo agakomeza agakunda umugore kw'iyo faso kandi nyine wumva yahindutse. Ibaze nyir'ubwite rero ibaze complexe ngewe ni santa sinkiri la même fille sinkiri wa mukobwa umubiri wanjye waricuritse imikato amaribori sinsubirana ibiki ariko umva iyo ni shuwa y'umubyeyi bebe nabigubwiye ahubwo noneho umugabo akabiviva kuko niwe uba ugomba kugukunda mu byiza no mu bibi. Wowe nta kibazo ufite kuko umuntu ugukunda bahari. Uzi kwireba ukabona we ntukiri mwiza uzi ukuntu cyangwa ukabona ntugisa nk'uko wasaga mbere. Iyo ni indwara yawe ku giti cyawe mu gihe umuntu mubana atabikumvisha cyangwa ngo abikwereke. Ntabwo usiko hari n'abantu abagabo bakomeza kubatera imitoma no kubakunda ariko we akizora. Iyo ni indwara bebe iyo ni indwara. Nibyo ndi kukubwira ko sante y'abagore ibafragilize n'abagabo rero baba fragilize n'ibyo ngibyo. No baba endurci ahubwo urugo rurabandurcisa. Hari abo byangiza bebe. Moi je te dis hari signe ubona hano mu bihugu abantu bapagasa batunzwe no gupagasa. Ujya ureba umugabo ufite umwana n'umusore udafite umwana tujuru urushuka avuga uti uyu mwuga j'en ai marre j'arrête. Ariko niba ufite abana babiri bo kugaburira tu vas faire quoi? Moi je vois toujours ça ku bagabo. Dis-moi vraiment là iyo ni urugero rworoshye nguhaye. Urwo urugero rwiza ariko wibuke na rwa rugero rwa mugore wambwiye waryaga umugati arinda ba obeze kubera iki yareparnyaga kubera iki wakeka kwepanyaga yari afite abana onat yari afite abana ariko akeparnya amafaranga ariko yashakaga amafaranga menshi kugira ngo yiteze imbere ku giti cye. Ubukeka ko wabatekereza iki abenshi babanatekereza na future y'abana babo n'ibyo bazabasigira ariko bose baba bahari iyo hari ba Still hano ababyeyi b'abagabo biruka inyuma ngo batange indezo ku bana babo. Bose se niko bazitanga cyangwa se muri iyi si y'uyu munsi izo batanga reba klima turimo
izo batanga reba ku maturimo. ibyo se bibwiye iki leta? nimba ari itegeko ni itegeko. umugabo afite umwana ari sanse yo kumurera, ariko kumurera uba hanze y'urugo no kumurera uba mu rugo si byiza, si biri plus rentable yo muba mu rugo. none si byo wabikora n'icyo abantu batabanye, iyo batabanye batandukanye, ça c'est une autre problème. par contre nibyo ndi kukubwira ko umugore nawe ahangayikira abana bose, ntabwo ajya gukora gutyo nk'uko bivuga, ariko hari n'ababikora basufura kugira ngo bashaka avenir y'abana babo, nyine ndabyumva. ariko hari nabo bavuga bati base barahari nubwo badahari physique, akavuga ati se ntari hariya irakase de merde, ejo nzajya kureba abayobozi. c'est ça la réalité. kubera iki rero urabona umugabo ari kujya kurega umugore ngo yataye umwana? biba kuri ba bagore baba movie stars, baba star bashatse abagabo babyaranye n'abagabo bari bibaho abagore bagatabana. no, bibaho ko abagabo bajyana abagore mu buyobozi ngo babishyure indero. bikakorwa uriya mudamu Halle Berry twarebye filime ye niyera, abagabo babiri bamusaba indezo. ikiri siba ni uko umumama akenshi niwe uba wiyokipa abana be, irumva iyo atababandoniye agumana nabo akenshi. urakoze, urabona akenshi kuko nyine akenshi nitwe bireba bitugarukaho. nivuga gutyo nuko wa mwana mwaramuhetse uramurera, ubana nawe uri sanse yo kugumana nawe, isi akaba umuhigi. ibintu navuze ntabwo wabyumvisha. umutima w'urugo, umugabo ni umuhigi. donc niba uri umutima w'urugo, ni gute hari abagabo benshi cyane abona umwana we muri weekend kandi ataha mu nzu? c'est pas parce que atabishaka, no, nuko agomba kugenda akahita batekereza umwana we H24. nibyo ndi kukubwira, ni hari abo mbona mu kazi benda kwiyahura iyo bavuze ngo ibi ntibyakozwe neza, ukabona arapfukamye. ariko iyo ari umujene udafite umwana arabwira ati c'est quoi, allez vous faire foutre, ndagiye nzabona kandi ejo, kuko afite son temps kandi il a rien à perdre. ariko umupapa ufite umwana, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu peux pas comprendre ça ukuntu abagabo bafite abana bari responsable, kandi ntuvanga umuntu uri responsable n'umuntu uri irresponsable. ndashaka ko turangiza umbwiye niba uri ikintu cyiza mukura murusha, kuko ndumva wagira ngo abagabo ni mwebwe muri konta gihari. turava hano uvuze ikintu cyiza mukura murusha, kirahari nsubira inyuma. ndashaka nkubwira kimwe cya mbere, twihuse watangiye uvuga ngo kandi ngo uzabimenya ngo nushaka ngo kubijyanye no gutera akabariro, ngo nimwe uzi mwebwe inyungu zo gutera akabariro, uzi indwara zibarinda, uzi indwara za prostate zibarinda, amakanseri. ngaho rero komeza mpabindi. gutera akabariro ntabwo bitera indwara byo. byongera experience de vie, byongera igihe cyo kubaho. etude zerekana ko abantu batera akabariro 12 mu kwezi, 12 mu kwezi, mwongera imyaka yo kubaho. Est-ce uzamara ingahe? rero no ibyo umva gushaka nicyo nshatse nakubwira. umugabo ufite urugo aba afite iyo fierté, iyo douleur. rero nibyo nakubwiye, ni douleur nziza kuri we. ashimishwa no kubona uwo yahaye ibye, uwo yatayeho imbaraga yishimye. iyo ni plaisir, nta n'ikintu cya mbere kiyiruta. iyo umugabo akunda umugore akamureba afite umuryango, akabona umuryango umeze neza, nta plaisir, je pense que nta plaisir ya mbere nkiyibaho. icyo nicyo cyonyine umugabo akura mu rushako. icyo nicyo cyonyine. wambwiye ngo umugore ngo haramwita umufasha, uri kumwe ko nta kintu umugore agufasha. umugore kandi ari byo byinshi. umugore ni umutima w'urugo, nyine ndi kubwira, umugore ni umutima w'urugo. umugore ni mama wawe, umugore ni wa muntu uza kurira, umugore ni wa muntu ubwiri ukuhumuriza ufite ibibazo. ariko nimba ugiye muri prison uragenda wenyine. iyo hari ibibazo nyine byo mu rugo byaje, hari dega zabaye umugabo yakoze kubera famiye, umugabo araza bakamukofra, umugore akavuga ati bawe écoute chérie nzagutegereza. none se ushaka kubajya justement nyine niyo mpamvu uzasigara n'abana. uri kugenda nsanga. niyo mpamvu nkubwira ngo ikibazo cy'urugo kireba umugabo.
je suis 100% d'accord. rero niba umugabo ari irresponsable, je suis désolé, nimba hari umugabo uri irresponsable, c'est pas ton problème. Ça par contre ibyo bibaho, abagabo bambwa ntakorera devoir ze nk'uko bikwiye, ariko abagabo bajya kwiba kubera abana babo, ntabwo ari umugore uzajya kwiba afite umugabo. No, umugabo aragenda akajya kwiba igitoki munsi y'urugo ati mfite abana 3 bo kugaburira, nyine ifo ko barya. Ariko umugore wazakora iki? Ni urugero rworoshye we n'ingeso, hari n'ingeso. ariko hari abantu vraiment ubona ababaye pour des choses, nyine akavuga ati il faut que ça soit fait. Kandi rero umugabo ubabaye gutyo, chabebe ntabwo aba ari ubahamagara ngo j'ai besoin de 6 ans. Non, il fait l'amour comme tous les autres. Ah merde, mu gitondo ati ndatwite shit, quoi ati ah putain, non, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, bah tant pis, c'est ça. Nibyo bintu byibera, abagabo bananirwa ukabona bamise harira Imana, hagena Imana, hakiza Imana, hakuza Yezu, parce que oh putain, ibitekerezo ni byinshi mu mutwe w'umugabo, ku buryo atazi no kwifata no gukoresha uburyo maze kuringaniza urubyaro. Iki maze kugongera iminsi ko oya kuboneza urubyaro ntabwo bivuga kutabonana n'umugore we. Kuboneza urubyaro rero wari uzi ko bitangiza abagore, ni ibindi ni nk'ibyo byose nakubwiye muri sante y'abagore. Rero justement urakoze cyane. Niba umugabo avuze ati bo écoute, aho kugira ngo nkwangize, oh la la, abagabo batagatifu. Donc voilà, niyo mpamvu umugabo nawe nushaka uzamubwira ngo ntiyiyangize, ntafate uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko ariya mahormone bitera kugira ngo baboneze urubyaro abongerera ibiro, atuma mu mutwe rimwe na rimwe byivanga, kuko les hormones ça change tout. N'abana batuma ibintu mu mutwe byivanga. Oui, mais byose biporte à risque, ahubwo il faut savoir quel risque à prendre, kuko byose ni ibibazo. Urakoze, byose nibyo nakubwiye rero, final twese tubyungukiramo, kandi niyo tunabihombeyemo, kuko ubu twese twabaye niyo tubana neza kurusha, tubana dufatanyije. Ibihe toujours été, oui, turuzuzanye nkuko wavuze. Oui, mais ça a toujours été, kubera ikivuga ubu ikibazo mu mbaho ubuzima wivuga rero ubu n'abakera babagaho, kandi ngo zabo zatumye tubaho n'abadukomokaho babaho, ariko ntabwo mpari ubu. Oui, ariko wivuga ko ibyawe ari byo bizima kurusha iby'abandi. Ntabwo ndi kuba ko ari bizima, ariko nibo babizi kundusha. Oui, je sais, mais alors écoute, no, wowe turi kumwe hano, wowe se wabayeho wabanye, hari undi muntu mwabanye kera? Ndabisoma nkabyumva, ahubwo ikibazo kuki wowe ubisoma ntubyumve. Reka mbanze numva ibyo ndi mu munsi already. Ibyo uri mu munsi rero ni ingingo y'uno munsi ugomba kureba ukavuga uti moi ce qui me doit c'est ça, ce que je lui dois c'est ça, l'amour tout court. Ni ukuvuga muri rusange, ejo nge nawe nitubana, muri make ni ngewe ugomba kunguka kukurusha. Ubu ntabwo wunguka ko n'ubu turi kumwe. Reka oya, kuko iyo hareta tugomba kwishamo, ntabwo turaba marié. Ibyo ni ibintu bizaba bizi, ubundi umuntu mariage nayo tuzayivugaho, ni ikindi kintu kiza nyuma y'ibindi bintu abantu babiri bafashe imyanzuro. Rero iyo abantu babana tout le temps haba harimo ubyungukiramo. Niyo mpamvu ni nka projet, haba hari personne majeure na personne mineure muri projet, nta bantu babiri bangana baba bahari. Rero mu rugo un homme et une femme tout court. Umugabo rero nimba ahembwa 10,000, umugore agahembwa 5, ni ukuzuzanya. Umugore nimba ahembwa 100, umugabo agahembwa 0, umugore sasa nashyire mu rugo ni ukuzuzanya. Ça a toujours été comme ça. Même avant. Ntabwo ari uko umugabo yajyaga ku kazi agakorera amafaranga kuko ari wakoraga plus d'effort. No, umugore wo mu rugo. Ni umere, abamama bacu bakoze ibitangaza baba mu rugo. Ugasanga tunze twe n'abana b'abaturanyi. Rero il faut pas sous-estimer des choses. Ibintu byose ntabwo bibarirwa mu byo abantu babona. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, ariko toujours le moteur
ni umugabo, hanyuma umwamikazi akaba umugore, akaba ari bugena ngo ati ça je veux pas, ibi simbishaka. Urabona umugore utameze neza mu rugo, ibintu byose birazambagurika, n'abana nta sansi baba bafite. Umugore wanze umugabo se yakunda abana ate? Umugore yamwanze, umugabo aba abizi byose, abavuze ati n'abana none qu'est-ce que je m'en fous n'abana, uwo nashakaga ni wowe, ni ibigukomokaho twashakanye, alors nimba ntakigufite nabyo n'ibigukomokaho niba bikinamubaye ibimukomokaho apeta les plans ati cyane n'abana bawe. c'est ça, parce que ce qui compte ku mugabo ni umugore, kuko niwe aba yarashatse, hanyuma ifuri bagiranye akazubaha nk'uko yubaha uwo mugore, kuko yubaha uwo mugore. Ariko umugabo utakubaha ntabwo azubaha abana wabyara. Wow, bon, iki cyari ikiganiro kiri interesting, ihanagure ndabona wabize ibyuya, nywa n'amazi. Ego ko debari iryoshye, mutubwire mwe ukuntu mubyumva, ariko personally hagati yanyu mwembi nimwe mubanye, nimwe muzi uko mubanye mu buzima bwanyu, muri abakunzi mu rugo, mukundanye, muri abafiance, uko mwamubanye kose. Always ujye ucekinga mugenzi wawe, urebe uko ameze, urebe nimba wuzuza inshingano zawe, nawe ukenera feedback. Urya ni akantu keza, rimwe na rimwe mujye mupoza mubaza ati ese mbikora neza, ese urishimye, ese uranyuzwe. Biba bigaragara umugabo wishimye ntabwo tapa besoin yo kumubaza. Ariko abagore wenda rimwe na rimwe abagore bashobora gukora, umugore utishimye ubwo akabwira umugabo ati merde. Oya, rimwe na rimwe ntacyo byakwica, ça fait partie de la communication. Iyo ubwiye ndavuga ngo ni umutima w'urugo, donc légère, en fait est légère. Abagore bakunda kwitinya mu ngo zabo kandi bafite pouvoir. Niba umugabo hari icyo ugomba guhindura mu myitwarire ye, tu peux le faire, tu peux très bien le faire. Umugabo ni umuntu ukubaha, umugabo wawe ni umuntu ukubaha, ugendera ku bitekerezo byawe. Rero ikintu gituma ingo nyinshi zisenyuka ni abagore baceceka, bakabigumana, bakabiryamana, wajya kubona rero baramaze gutandukana, ukabona umugore abijyanye ku karubanda, umugabo akayigira akavubashoka agatega ko bya bintu nakoraga byose bijya byari bibi. Bagabo mwumve abagore banyu, nagusaba ikintu ujye ugikora, kuko urahari kugira ngo umwuzurize. Umugore agerageza, umugore n'ugerageza akavuga ati uyu c'est mon homme, il doit me faire ça, il doit faire ça, ngomba kubimubaza. Ariko nyine kuko abazi pouvoir y'uwo mugabo, nanone azi nimba numbwira ngo tujye kuryama muri 5 tours neza ko tukiri mu bishagari, je suis désolé, si je peux pas, je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Nubinsaba nabishoboye, je pourrais pas. Hanyuma il faut se contenter y'ibyo mufite, mukabasha kunyurwa n'ibyo murimo, hanyuma umugabo akagushimisha, cyangwa se ukabimusaba uko gushimisha mu buryo uzi neza ko ari capable de faire. Apana mu buryo bumwumvisha ko ahubwo adafite ubushobozi. Pana mu bintu bituma yumva ko wagiye kure. C'est ça. Kuko uba warabanye nawe, umuzi, uzi ibyo afite, ntabwo aguhisha, ubuzi nimba ugomba kumusaba inkweto za 5 cyangwa 2,000, kandi ntuzimusabe kuko ubuzi aba ari wowe ufite byose uri control, ahubwo ukamenya kuyakoresha. Kuko nujya kuguriza 5,000, mujya gusigira 5,000 byo guhaha, mukanya ukamubwira ngo duha amafaranga yo kurya. Bo mugira ibihe byiza. Iwacu turabagesera tugenda. Murakoze cyane. Murabona iki kiganiro kiri kutugora gusoza kuko ibyo kuvuga ni byinshi, ariko dukomereze muri comment section, mutubwire urabyumva gute, wohereza aka video umukunzi wawe, umufiance wawe, wo muteganya kurushinga, namwe mutangire mu biganireho. Ariko muri rusange iyo byose bigenze neza, muganira, mwumvikana, mwese mugubwa neza mu rugo rwanyu, nta mpamvu byose bitagenda neza. Turi kumwe kandi naho ubutaha mu yindi episode. Bye. Bye.